ijambo ry'Imana riravuze ngo nabuze umuntu wo guhagarara mu cyuho yemwe. Iki gihe cyari cyo gihe cy'abakozi b'Imana bashobora guhuza umutima bagasenga Imana ikababwira icyo gukora. Ariko abantu benshi, abantu bo muri iyi minsi, yemwe n'abakozi b'Imana, yemwe n'abajyaga baririra itorero, ibyo ntibikibareba. Imana itugirire neza. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye, riratubwira aho wamenye Imana wumvishe byinshi ndetse wavuze byinshi, ariko mu minsi nk'iyi ngiyi uridamarariye, wigiriye mu binezeza, nyamara si igihe cyo kunezerwa yewe, ariko wagarukira aho ngaho. Imana iravuze ngo nimuze tujye inama. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Uwiteka tugirire neza kandi aturengere. Tubaye ikaze mwese abakurikiye channel yitwa Abahetsi Official, channel yinyuzwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa se yamamaza Yesu Kristo. Tubasuje rero mwese amahoro y'Imana nabane namwe, kandi ubwiza bw'Imana mwese baboneka. Imana ihire mu y'amaboko yanyu. Ntago twaje twenyine rero uyu munsi, turi kumwe n'umubyeyi muri kubona kuri kamera za Abahetsi Official. Nta cyo kimuzanye uretse kwamamaza Yesu Kristo, uretse kuvuga Yesu Kristo, uretse kuvuga gukomera kwe. Cyo tubasaba no gutega amatwi ubutumwa cyangwa se message mwese abazaniye, kuko ni Imana imuhamagaye kandi Imana imutumye kugira ngo abagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aho uri hose rero mu mpande enye z'isi, Afurika by'umwihariko, i Burayi na Amerika, aho uri wese hose, cyo tugusaba no gushyikira irivuga butumwa, ukora subscribe na share kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamare. Ugize icyo wifuza cyangwa se icyo dusaba, uramanuka hasi muri comment ucyandikemo kugira ngo ubutaha tuzasubize ibyifuzo byanyu. Imana y'amahoro rero ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Reka tutangiye tumwakira abasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Tubahaye ikaze muri kino gitondo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twagira ngo tubasabe mutangire mwibwira duteze amatwi muri kano kanya. Nitwa Nyirasiramenye Speciosa, kandi umubyeyi, tubatse, mfite umugabo n'abana 9. Hanyuma umubyeyi Yesu yagiriye neza. Itorero nsengeramo ni nayawe Kacyiru, Eglise Baptiste nayawe. Mfite abashumba beza nkunda, ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Iryo ni ryo dukoreramo umurimo, turabaririmbyi, turi abapasiteri, turi abadiyakoni, mbese imirimo yose Uwiteka dushoboje turayikora. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Mutubwiye ko Imana yabakoreye imirimo myiza cyane. Ese mwatubwira mbere yuko mpamagarwa mwavuye Imana yabahamagaye gute? Tutarahamagarwa twari tumeze nk'abandi bose. Nakiriye agakiza mfite imyaka 13, nari nkiri muto. Rero Uwiteka yangiriye neza, nubwo nari muto ariko yankuye ahakomeye. Yararebye yangiriye ikizere nkiri muto, ntarasayisha kuko birashoboka ko iyo nsayisha nari atari kumbona. Rero angirira neza nyiyereka nkiri muri icyo gihe. Rero nubatse mfite imyaka 18. Data wa twese aduhana umugisha. Hanyuma urugendo rwanjye rwose narukoreyemo Imana kugeza aya magingo. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Mbere ko dutangira ikiganiro, bamama pasiteri akenshi babashinzwe ababyeyi mu itorero. Ni iki wabwira ababyeyi baduteze amatwi muri kano kanya? Icyo nabwira ababyeyi baduteze amatwi muri aka kanya, ari mu Rwanda cyangwa se ku isi yose, icyo nababwira nuko ababyeyi baba bashinzwe ibintu byinshi, ariko muri ibyo bintu byinshi rata, reka mbasabe kugira ngo inama nabagira nuko muri iyo mirimo myinshi igi tureba, tuba dushaka gukora, tuba mbese ibintu byose bitureba. Burya abagore niba mutima w'urugo. Rero nubwo dufite imirimo myinshi, tukaba dufite akazi kenshi dushinzwe, ariko dushakiremo n'Imana umwanya, hanyuma dukorera Uwiteka bikiri ku manywa. Imana iduhana umugisha. Amen. Abwiye ababyeyi mwese mu mirimo yose mukora, ntimuyigire urwitwaza ngo bitume mudashaka Imana. Ahubwo mu mirimo yose mukora nyinshi tuzi, mushaka Imana kandi mufate umwanya wo gusenga, musenyera ingo zanyu. Ndabukeka icyo ugiye kuvuga hare mu magambo makeya. Reka utangire rero ubwira abaduteze amatwi icyo Imana ashyize ku mutima wawe. Reka dusaba umuntu uri kumwe nanjye impande yanjye, nubwo batari kumubona nta kibazo bazaba bamureba, asenga Imana agushyira mu maboko y'Imana.
Mana yacu iri mu ijuru, Mana dukunda kandi Imana ishobora byose, uyu mwanya nsengeye muja wawe ugiye kuvuga ibyawe, agiye kuvuga ibyawe kugira ngo isi yose umwuka wera arusheho gusobanura icyo umuja wawe wamushyize ku mutima, amufashe amugirire neza. Turogoye imigambi yose y'abadayimoni, yaba inzitizi kugira ngo ijambo ryawe ritagera ku mitima y'abantu bose bari ku isi yose. Mana yacu umugirire neza kandi uvugane nawe, kandi umugirire neza, kandi ukomeze kumufasha kugira ngo umuntu wese uzumva ubutumwa buzamufashe ku mutima, buzamukize, buzatuma agira ubugingo, ubwo yatari afite yongera bugire, kandi uwari unaniwe yongera agaruke mu nzira, uwari ucogoye yongera agaruke. Mana yacu uwari ubuze ibyiringiro umwongeremo ibyiringiro. Mana urakoze kubyumvishe, ni mu izina rya tubisabye Yesu, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha abatwakiriye kuri iyi cano Abahetsi official. Dushimiye Imana rero itugejeje aya magingo, dushimiye Imana yabanye natwe, dushimiye Imana yatugiriye icyizere igashaka ko tuyivugira kuri uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Rero turongeye turabashuhuje abari ku isi hose, turabashuhuje mu bihugu byose. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Hanyuma tugiye gufatanya ijambo ry'Imana Imana yaduhaye, yadushyize ku mutima. Yavuze ngo mbwira abantu, Imana yantumye ngo mbwira abantu ngo ndavugana n'abantu banjye bamenye izina ryanjye. Ubu tugiye kuvugana n'abantu b'Imana bazi izina ryayo, abantu bazi izina ry'Imana. Imana ifite agahinda kandi Imana irongeye irababaye yemwe. Imana irababaye kuko n'abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha. Imana itugirire neza kandi Imana itugirire icyizere, itugarukeho itugirire icyizere. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya, mu gitabo cya Yesaya, igice cya mbere umurongo wa 18 yonyine niyo turi busome. Aka niko kantu yambwiye ndi buvuge, hanyuma nkasoma irindi jambo. Imana itugirire neza. Aravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Amena. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nabuze umuntu wo guhagarara mu cyuho yemwe. Iki gihe cyari cyo gihe cy'abakozi b'Imana bashobora guhuza umutima bagasenga, Imana ikababwira icyo gukora. Ariko abantu benshi, abantu bo muri iyi minsi, yemwe n'abakozi b'Imana, yemwe n'abajyaga baririra itorero, ibyo ntibikibareba. Imana itugirire neza. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye, riratubwira aho wamenyeye Imana wumvishe byinshi ndetse wavuze byinshi, ariko mu minsi nk'iyi ngiyi uridamarariye, wigiriye mu binezeza, nyamara si igihe cyo kunezerwa yewe, ariko wagarukira aho ngaho. Imana iravuze ngo nimuze tujye inama. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Uwiteka atugirire neza kandi aturengere. Hanyuma dusome ijambo ryo muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 14. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ntekereza ko aya makuru abantu benshi bajya bayamenyaho, nubwo hari benshi batayakurikiza, ariko benshi bajya bayamenyaho. Imana itugirire neza. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Imana ishaka abantu bajya inama, Imana ishaka abantu bahuza umutima, Imana ishaka abantu bahagarara mu cyuho. Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Hanyuma bakabaza Imana amakuru, bakayoboza Imana inzira. Imana ishaka kuyobora abantu, ariko abantu bashaka kwiyobora ku giti cyabo. Imana itugirire neza. Aho kugira ngo twamamaze iby'Imana, ahubwo abantu barashaka kwiyamamaza, bagashaka icyubahiro, kandi na Kristo wagipfiriye ashaka kubahisha Imana, nawe ubwe yicishije bugufi. Data wa twese rero aturengere. Iri jambo ryo muri Yohana 14 umurongo wa mbere haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyo abadahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyaneyo, kandi aho njya inzira murayizi. Imana itugirire neza. Turongera dusimbuke dusome
23. Yesu arasubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondere amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Hanyuma dusome 27. Aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Iyaba mwarankunze muba mwaranejejwe nuko njya kwa data uko ari anduta. Data wa twese atugirire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana, kandi Imana ibaha umugisha. Iri jambo ryo muri Yohana 14 haravuga ngo yemwe ntimuhagarike imitima, ahubwo mwizere Imana. Mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe muzabeyo. Data wa twese aturengere rero. Yewe mwana w'umuntu, niki kiguteye ubwoba? Niki kiguteye guhagarika umutima? Mbese ni inzara, ni ibyago? Paulo yaranditse aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni inzara, ni ibyago, cyangwa se ni amakuba? Ese no kwambara ubusa? Ariko data wa twese aturengere. Niki kiri muri ibyo ngibyo? Isubize nanjye nisubize, usubize umutima wawe. Imana itugirire neza. Ariko hano aravuga ngo ntimuhagarike imitima, ahubwo mwizere Imana. Imana itugirire neza, kandi Imana iturengere dutindeho. Wakabaye maso ntiwahagarika umutima, kandi data yarakubwiye ngo nukuri ndagiye kandi mbasigiye amahoro. Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko mbasigiye amahoro, simbaha nk'uko ab'isi batanga. Amina. Imana itugirire neza. Yaravuze ngo simbaha nk'uko ab'isi batanga. Ab'isi bashobora kuguha uyu munsi ejo bakakwambura, ariko Imana yaravuze, Yesu yaragiye kugenda aravuga ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Aravuga ngo nukuri nimunkunda nanjye nzasaba data, hanyuma azaho muri tugumane namwe. Imana itugirire neza. None niki kiguteye guhagarika umutima? Wizeye Imana, ukizera Kristo ko ari kumwe nawe. Niki kiguteye guhagarika umutima kandi Imana iri mu ruhande rwawe? Niki kiguteye kujarajeza umutima kandi data wa twese aguhagaze hakubereye maso? Data wa twese rero adutindeho. Muri ribyo yaravuze ngo iyaba waruzi yuko nta nduru ivugira ubusa ku gasozi, cyangwa se intare kabitontoma nta muhigo ivumbuye. Iyaba warubizi, iyaba wabimenyaga. Imana iturengere kandi Imana idutindeho. Imana itindane natwe. Ndabasaba inshuti z'umusaraba, ndabinginga mu rukundo rwa Kristo, kugira ngo nukuri mugarukiraho mugeze, ahubwo mwizere Imana. Mitima yanyu nihagarare, mitima yanyu nituze, kuko Yesu ntaho yagiye aracyahari. Uko yakoraga ibitangaza aracyari y'Imana, uko yavugaga na n'uyu munsi niko ari. Nukuri rero ndabifuriza kutahagarika umutima, kuko aho tujye turahazi. Utazi yabo ntamenye yajya, ariko banza umenye aho uva kugira ngo umenye aho ujya. Data wa twese atindane natwe rero, kandi nukuri imbaraga zisumba byose zibane natwe. Ntuhagarika umutima. Ibiguteye guhagarika umutima suko bitabuze, ariko imbaraga zisumba byose ziracyahari. Nukuri saba Kristo kugira ngo mubane. Uru rugamba ntabwo utabanye na Kristo ntiwarubasha, ariko ufite Kristo kuko ari uruyoboye neza, atubereye maso, ibintu byose biremera. Data wa twese rero akomeze kubana natwe, kandi data wa twese atugarukeho. Reka gutinya ibizakubaho kuko Imana izakurinda. Reka gutinya ibirumbaraye kuko data ari maso. Kandi nukuri uyu mwami mugirire icyizere, kuko ashoboye byose. Ararwana akanesha, ntabwo ajya aneshwa, ntaho yagiye, kandi aracyahari. Imana itugirire neza, kandi Imana itindane natwe. Twongere dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu byahishuwe. Imana itugirire neza. Ibyahishuwe ibice bitatu, umurongo wa 20 kugeza 22. Aho naho tuhasome. Haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye, nkuko nanjye nanesheje, nkuko nanjye nanesheje. Kadusubiremo. Unesha nzamuha kwicarana nanjye
ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Imana itugirira neza. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ntuhagarike umutima. Dore Kristo ahagaze ku rugi arakomanga, niwumva ijwi ukingure. Ni ukuri mwemerere, kuko umutwaro we nturemereye. Yewe mwemerere umukingurire, mwemerere yobora ubugingo bwawe, mwemerere kumukorera ntabwo biruhije. Mwemerere akubera Imana, akubera umwami n'umukiza, kandi kugira ngo ubone amahoro. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, kandi simbaha nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare. Imana ishimwe, imitima yanyu ntibahagararemo. Ni ukuri ntidufite gutinya, kuko ubugingo bwacu buri muri we. Imana itugirire neza, kandi Imana iturengere. Imana itindane natwe, kandi ni ukuri ndabasaba kugira ngo ni ukuri mwiyandikishe mu gitabo cy'ijuru, mwisibishe mu gitabo cy'urupfu. Yesu yaravuze ngo dore mbashyize imbere ibintu bibiri, umuntu wese niyihitiremo icyo azahabwa. Ni wowe ufite uburenganzira, ni wowe ufite amahitamo yawe. Amahitamo nayawe, niwibura urapfa. Urabeho rero, ngewe nguhaye intashyo, ariko wakwisuzuma ntiwagirwaho n'urubanza. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Aravuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Ndakwinginze aya masaha, ndakwinginze nshuti y'umusaraba, ndabinginze bakundwa bene data, kugira ngo ni ukuri niwumva Kristo akomanga ku rugi rw'umutima wawe, umukingurire vuba. Amen. Niwumva Kristo akomanze ku rugi rw'umutima wawe, yewe ni ukuri umukingurire vuba, kuko namara kwinjira ni ukuri uragubwa neza. Ubwoba nibushire, kuko Kristo yavuye mu gituro. Ubwoba nibushire, kuko Kristo aracyari ku ngoma, kandi ni ukuri ubwami bwe ntabwo buhanguka. Ubwami bwo mu isi bujya buhanguka, ingoma zikajyaho izindi zikongera zikavaho, ariko ubwami bwa Yesu ntajya yiyamamaza, kuko yatowe rimwe gusa. Ni ukuri ntazongera gutorwa. Ni uwa mbere, ni uwa nyuma, ni uw'imperuka, nitangirira akaba n'iherezo. Rero ni ukuri amahitamo nakubwiye ngo nayawe. Hindukirira Kirisitu, hanyuma ni ukuri nawe arakugirira neza. Dore aracyateze amaboko, ategereje ko wakomanga, ategereje ko waza kugira ngo akuruhure. Yemwe abarushye n'abaremerewe, nimusange Kristo arabaruhura. Data wa twese natugirire neza. Rero aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye, ndakwinginze kugira ngo utege amatwi wumve ijwi. Niwumva ijwi wihangane ukingure vuba, kugira ngo Kristo akubere umwami n'umukiza. Hanyuma aratanye, mbifurije kuba mu banesheje, mbifurije kuba mu muryango w'abanesheje. Unesha azicarana nanjye ku ntebe yanjye. Imana itugirire neza. Uwo ni Yesu wabivugaga, aravuga ngo ni ukuri unesha. Imana ibafashe, kandi natwe dufashe, tuzaneshe, dutabara ku rugamba amahoro. Imana iturengere rero, kandi Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Ibyo ngibyo bikuruhije n'ibikuremereye, ibyo uhanze amaso bikureho amaso, kuko Data wa twese afite ibirenze ibyo uhanzeho amaso mu gihe nk'iki ngiki. Abantu bahangayikishijwe n'ibintu byinshi, ngo yiba korona yiyongereye. Ibya korona ntabwo bitureba, ahubwo wakabaye maso ugasenga, wakitaye ku iherezo ryawe. Data wa twese rero atugirire neza, kandi Imana itwigishe ni ukuri kubara iminsi yacu, kugira ngo tubone uko dutunga imitima y'ubwenge. Menya ko nawe impanda yabitinze, ariko urupfu rwawe rurakwegereye, kandi umenya iminsi urangije, ariko ntabwo umenya iyo usigaje. Data wa twese rero aturengere. Ni ukuri icyo mbifurije ni ukuba mu banesheje, icyo mbifurije ni ukuba mu bahiriwe, icyo mbifurije ni uko mwamenya Kristo mukamugiriraho umugisha, maze nawe akabamenera amabanga. Data wa twese atugirire neza. Ni ukuri ibisarurwa bireze, ariko abasaruzi ni bake, kandi nyiri ibisarurwa nawe akeneye ibisarurwa bye. Imana itugirire neza, kandi Imana iturengere. Kandi Yesu arabaza ngo ninde yatuma, yewe arimo arabaza ngo ninde yatuma. Ni ukuri niwihangana wumvishe ijwi wakomanze ku rugi, ni ukuri umukingurire, hanyuma nabishaka aragutuma. Data wa twese atugirire neza, kandi Imana ibaha umugisha. Mbifurije kuba mu banesheje. Ni ukuri mbifurije kuba mu muryango w'abanesheje. Uwiteka Imana arushaho kutugirira neza, kandi Uwiteka Imana aduhe kugubwa neza, aduhe kugwiza imbaraga z'umutima. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nkunda bankunda, abashaka
abakorana umwete nibo bambona. Ni ukuri kandi ni ukuri dushakashaka ibyo umwami akunda kugira ngo ni ukuri tuzabe mu buzima bwiza. Data wa twese dutindeho kandi Imana itugirire neza. Yemwe ni mube maso. Ikintu ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ahubwo ni igihe cyo kuba maso, tugategereza umwami, tugategereza Kristo ko agaruka, ariko tubaye maso. Imana iturinde gusinzira nk'abandi, kandi Imana iturinde kuba abanyabute. Imana iturinde ibitotsi bitafite umumaro. Data wa twese rero atugirire neza, kandi Imana idufashe, kandi Imana idusure, kandi Imana iturengere. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka tubasengera Imana, kandi ni ukuri niwumvira ijambo nawe ubwawe rigufashe, nanjye ubwanjye riramfashije. Ibyo nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri umutabazi witwa ndiho, uri umutangabugingo, ushoboye ibintu byose, uri mugari, uri Imana nyamana, ni ukuri ushoboye byose, uri rurangiza rwa burundu, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye rero Data wa twese Imana, twicaye ahantu turagushimiye, kuko Data wa twese rero ugira icyo witumye. Uri Imana itanegurizwa izuru. Ni ukuri tugushimiye ijambo ryawe Uwiteka. Utwemerere rero Data wa twese Imana, vuze ngo dusigiye amahoro kandi ntiduhagarike imitima, ahubwo tukwizere. Uwiteka Imana y'amahoro, ijambo ryawe uko wadutumye niko tuvuze. Nawe Uwiteka Imana Mwuka Wera nakurikirane, Uwiteka nyiribihe arigeze aho ashaka ko rigera. Kandi Uwiteka ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe, kumana natwe muri byose. Wongera utugarukeho kandi udutindeho, ugiye kugwiza imbaraga z'umutima. Kandi Uwiteka Imana ni ukuri utubane natwe muri uru rugendo, kandi Imana urusheho kutubera amaso. Urakoze urakarama, tubisabye mu izina rya Yesu ryasinze rikanesha, amen. Reka tubabwire nomero zacu. Hari abantu baba bashaka kutuvugisha. Nomero yacu ni 078 364 22 turasubiramo 078 364 22 Imana iduhana umugisha kandi tugirire neza. Dushimiye n'abatwakiriye. Imana ibahe umugisha, amen.